ni training muriho. Namaze kubona ko ntabwo abana babayeho neza cyane ari bo baza ngo bagire future nziza cyane cyangwa bagire ejo habo hazaza heza cyane. Oya, Uwiteka iyo yakugeneye ikintu inzira iyo ariyo yose yo cyacamo kikugeraho. Rero ndagira ngo ukomeze mubwire ngo aho huri hari impamvu Uwiteka hakurindiye, hari impamvu Imana yemeye kuhaba, hari impamvu erega icyo Imana itemeye burya ntabwo cyakubaho. Mwibuke ubwo ndavuga nenda n'abashobora kuba bakijijwe se bazi Bibiliya, bazi stories zo muri Bibiliya. Umugabo witwa Yobu, iyo Imana itemera yuko Satani agira icyo amukoraho ntacyo aba yarakoze, ariko Imana aho yabyemerera nibwo hagize icyo Satani akora kuri Yobu. Nawe rero hari impamvu uraho Imana yemeye kuhaba, nuko hari ubwenge bwigamije kuzahakura buzagufasha kubaka urugo rwawe neza ejo hazaza. Iyo uyifite muri wowe ukumva uyikomeyeho, ukumva nta wundi yirutisha ndetse nta n'uwinganya nayo, nta kabuza yihesha icyubahiro kuri wowe, yihesha icyubahiro kugira ngo ari wowe ubwawe uzaba umuhamya, ndetse n'uzabihamiriza azababona ko nawe ubwawe living testimony, uri ubuhamya bufatika bugaragaza ko ari Imana ishobora byose, ko ari Imana asawe imfubyi, ko ariyo yonyine ifite byose, ngo ubundi ngo ni byose muri byose burya. Rero ibyo bintu uzabisobanukirwa neza ari uko wabanje kuyakira muri wowe, ari uko wabanje kwemeza umutima wawe ukatuza akanwa kawe ko Yesu umwemeye ko kubera umwami n'umukiza ubuzima bwawe buzahinduka. Rero nakubwira ngo ujyewe ubwanjye ndi umuhamya, ibyo nagiye ncamo naba ntara b'imfubyi naho nabereye imfubyi ni ibintu byari bikakaye cyane. Njya nibuka nyiri umwana muto, ngira ngo natangiye kurera barumuna banjye mfite nk'imyaka 13. Reka tubasuhuze abadukurikiye muri uyu mwanya, tubasabira umugisha kandi tuvuge tuti Imana ibanezeze kuko mwemeye kubana natwe. Uwo dukurikiye kuri iyi channel ya TV, Imana iguha umugisha, wakoze cyane, tugusabira umugisha. Nge ndi Emi, tubana kenshi mu biganiro bitandukanye, n'uyu munsi turi kumwe. Hanyuma rero wowe wakoze subscribe warakoze cyane, Imana iguha umugisha. Nawe utarayikora uyikore kugira ngo dusangire ibiganiro by'umumaro kandi byatugira umumaro, birumvikana, byo gutegura umuryango w'ejo hazaza ndetse n'uyu munsi kandi nawo turebeho. Hanyuma kandi nanone sindi njyenyine, ariko ndabanza gushimira mwese mwe mwabaze gukora igikorwa cyiza cyo gukora sabone cyangwa se subscribe, cyangwa se mwe mukora share kuri ibi biganiro, cyangwa se wowe ukora like ku kiganiro twatanze. Imana iguha umugisha. Ndi kumwe na Mama Ganza na n'uyu munsi rero yaramaze iminsi ataboneka, none arabonetse kugira ngo nanone twongere kuganira. Hagati aho ngaho tukavuga tuti wenda wasanga hari ibintu byinshi atuzaniye twari dukumbuye, ariko turabanza tumwakire, abanza dusuhuze, yibwira n'abadukurikiye ari ubwa mbere batamuzi. Karibu. Ndabashuhuje mwese inshuti za TV aho muri hose. Yesu ashimwe, Kristo Yesu akuzwe. Amen. N'izindi ndamutso nyinshi cyane turamukanya. Nejejwe no kongera kubana namwe, kandi mbashimira cyane umurimo ukomeye mukora, ukomeza kutwereka yuko turi kumwe, mubitwerekera muri za like, mu bitekerezo mutanga, buryo musharinga ibiganiro byacu, buryo mutugira inama, buryo muduhora hafi. Imana yo mwijuru baho umugisha. Amen. Nk'ibisanzwe rero nanone mbaje guhesha umugisha Emi dukorana uyu murimo ndetse n'abandi. Imana yo mwijuru baho umugisha bw'umurimo ukomeye dukora dufatanya. Nkuko rero mubimenyereye, ndi Mama Ganza, ndi Jori, ndi umuganwa, ndi mama n'andi mazina menshi. Mama Ganza baye umusitari. Rero Imana iduhana umugisha. N'uyu munsi nanone nkuko Emi yabivuze dufite nanone indi message tuba twakiriye, tuba dufite muri twebwe twumva ko twasangira, cyangwa ubundi butumwa twumva ko twasangira kandi bufite
uwo bwagenewe. Njya mvuga ngo mu magambo tuganira mu bantu bose baba bakurikiye, njya mpamya neza ko hari uwiteka aba yaragamije cyangwa yarateganije ko azakira ubu butumwa kandi bukamugirira umumaro. Ubwo rero mwese turabiyegereje, mube hafi kandi n'Imana iduhana umugisha. Amen. Tugira umugisha wo kongera kubana nawe kuri uyu mwanya. Hari haciye iminsi, hanyuma uyu munsi hari topic wampaye ndashaka ko tugarukaho, tugaruka ku bana b'imfubyi. Abana b'imfubyi ni ukuvuga abana badafite ababyeyi, ntafite papa, ntafite mama, cyangwa se rimwe na rimwe hari n'uwitwa imfubyi kandi afite ababyeyi kubera ko atabazi. Ibyo bintu twakunze kubigarukaho, ugasanga umuntu aba ati ngiye ndi imfubyi kubera iki, ntazi se ntazi nyina, ariko wenda wasanga banahari. Uyu munsi rero nkavuga nti message wumva ufite imfubyi mama Ganza ni iyihe? Ko message y'uyu munsi nereka wenda nabibwira abakunzi bacu badukurikirana, ntago tuzongera kuvanga topic imwe na rimwe. Iyo turi gutangira hari ubwo ubona wenda kenshi tuzinyuramo kugira ngo buri wese yumve inguni yose tuzakoramo, ariko noneho iyo umaze kumenya izo nguni zose uko tuzazigarukamo, uyu munsi turi buze kugaruka cyane cyane rero ku mfubyi. Ubwo butaharindi ariko uyu munsi ni imfubyi. Mama Ganza, message wari ufite imfubyi uyu munsi ni iyihe? Nakoze cyane nkuko bivuze ko twabiganiriye, nagize cyangwa se n'ubundi ni n'inzozi nababwiye nagiye nifuza kuba nagira umumaro mara ku bana badafite ababyeyi, ari ufite umwe, ari utabafite bombi, ari ubafite ariko akaba atarabamenye, ari ubafite akaba abazi ariko nanone batabana kubera impamvu zitandukanye, ku buryo n'ubundi nawe abayeho nk'imfubyi. Mu by'ukuri harimo ibintu byinshi cyane aho ngaho by'uruhererekane bigaragaza ubupfubyi ubwo ari bwo. Rero numvise ko uyu munsi twaganira ku mwana w'imfubyi uri muri ibyo byiciro byose. Ushobora kuba amubuza amubona, ushobora kuba yaramubuze koko bya burundu, ushobora kuba utamuzi. Rero natekereje ko uyu munsi twaganira n'abo bana. Rero ndabasuhuje mwese aho muri, bamwe abana mwe mushobora kuba mufite ayo mateka cyangwa mufite icyo kibazo. Mbifurije umugisha w'Imana kandi mbifurije gukomezwa n'Imana. Ni ikintu kitoroshye, ni ikintu umuntu atapfa kuvuga gutyo, uretse guhabwa ubwenge n'Imana no guhabwa umuyoboro n'Imana, uburyo bwo yaganira namwe kandi bikaba byagira umumaro. Rero nk'uko nabitekerejeho nuko nifuza kuganira n'umwana waba afite icyo kibazo aho ari hose, ari muri iki gihugu, ari hanze yacyo, se ari umunyarwanda cyangwa n'undi ari ushobora kuba yabona ubutumwa akagira uwawe umusobanurira. Bose abone ko natekereje ko twaganira kugira ngo ndebe ko nanjye hari umusanzu ushobora gutanga mu ijambo ryashobora gufata umutima w'uwo mwana, rikagira icyo rimwongorera, rikawufata, rikawukomeza, rikawufata, rikawuhindura ku ntekerezo, rigafata imitekerereze y'uwo mwana ikaba yahinduka just kubera iryo jambo cyangwa icyo gitekerezo cyo turi butangire hano. Rero nagira ngo mbabwire ngo kuba imfubyi ntabwo ari impamvu yo kuba umuntu yakwiyandarika. Kuba imfubyi ntabwo ari impamvu yo kuba umuntu yajya mu nzira zidakwiye kugira ngo abe ariho ashakira amaramuko kugira ngo abone ikimutunga, kuko yagatunzwe nawe mubyeyi ariko akaba atamufite cyangwa amufite ariko batabana kubera impamvu izi n'izindi cyangwa zitandukanye. Rero nagira ngo mbabwire ngo kuba imfubyi ntabwo ari impamvu, ntabwo ari intandaro yo kuba umuntu yakwiyandarika ukajya mu biyobyabwenge, ukajya mu bagabo, ukajya mu bagore se, ukajya no. Iyo byabaye rero ukisanga uri imfubyi muri ibyo byiciro byose byo twavuze, numva ikintu cya mbere wakwisunga Imana. Wakwisunga Imana kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo Imana niyo se w'imfubyi, ikaba umugabo w'abapfakazi. Numva rero ijambo ry'Imana ryatubwiye ko Imana ari se w'imfubyi, uyisunze utakwigera na rimwe
wicuza uko Imana ni byose muri byose kuyifite. Iyo uyifite rero muri wowe ukayizera ukayinambaho ukayikomeraho wisanga kubereye byose muri byose. Icyambere nakwifuriza rero no gukizwa, no kugira agakiza muri wowe ukamenya Imana, ukavuga uti ndakwakiriye Mwami Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, guhera uwo munsi ukumva uri uw'Imana. Iyo watuye gutyo hari izindi mbaraga biguha, ukumva hari ukundi kundi uremetse, kubera ko iyo umaze kwatura utyo ugendera muri uwo murongo. Niho ubonera ibyanditswe bigufasha, niho uhurira n'umukozi w'Imana ugufasha, niho uhurira n'umuntu uvuga amagambo ahuye neza nayo wagombaga kumva. Ariko iyo utaratura ugendera nyine muri za mbaraga zindi zo wari urimo. Ese yenda wumva ubupfubyi bwawe warabushyize mu nshuti zawe, amagambo y'inshuti zawe zizavuga niyo azakugira uwo uzaba we. Uzahura n'inshuti zizajya zikubwira ziti ubu rero ntacyo ukeza, ntacyo ukifatira, ntakiri mva, reka dushakire ubuzima mu rumogi, mu biyobyabwenge se bitandukanye, mu nzoga se, mu itabi. Tujya tugira amahirwe tukakabona tuzajya dusinzira. Cyangwa se uhure n'inshuti zakubwira ziti rero ubwo uri imfubyi, kugira ngo urye cyangwa unywe cyangwa ubone aho uryama, nta kindi cyabigufasha muretse kwiba. Kubera ko arizo za nshuti zifite, kubera ko ari wa mwuka urimo, niko dukunda kubivuga, uzagendera muri uwo, ujyane n'ababajura bakwigishe kwiba kugira ngo ukundi ubeho. Ariko ndababwiza ukuri, nta mugisha wo mu bintu bibi, nta mugisha wo mu bintu bibi, kandi nta nubwo birama. Ushobora kubikora ariko igihe cyose bigira ingaruka mbi. Ugasanga wari imfubyi ugiye muri ubwo bujura, ejo bakumenya umutwe urapfuye. Ariko nyamara iyo uza kwemera Yesu nk'umwami n'umukiza, wari kugira utya, ukaba wajya nko mu rusengero, ukaba wahurira n'umukozi w'Imana, ukagira iyo feva ikakubaho, igikundiro cy'Imana kikakuzaho, hakaba wavuga ati ariko uyu mwana ko mpora mubona uyu mwana ko mpora mubona amasengesho, uyu mwana ko mpora mubona se muri korari, ese uyu mwana ko mubona ubundi uyu mwana biti. Ubwiza bw'Imana bukaba bwakujyaho, wa mukozi w'Imana akaba yakwakira akagusaba kubana nawe. Ukabona ya myambaro uyibonye utibye, uyibonye utagiye mu bagabo, uyibonye utagiye mu bagore, uyibonye utagiye mu zindi nzira mbi zose, kubera ko watuye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ukabona ubuzima burahindutse mu buryo nawe utibwiraga. Ariko kubera ko wagiye muri uwo mwuka, wumva Imana, urayisobanukirwa neza, usobanukirwa ko ari se w'imfubyi. Niho rero nayo nk'uko ijambo rye ribivuga ngo ntabwo igishaka ko yasangira nawe icyubahiro. Icyubahiro ni icyayo. Aho rero kubera ko wayemeye ukayizera ukayakira, nayo yihesha icyubahiro. Kwihesha icyubahiro ni gute? Ni uko nguko kwiri bugushyireho ubwiza bwayo, kuko wayemeye, kuko wayikurikiye, kuko wayihisemo, kuko wasobanukiwe neza ko ari papa wawe. Niho hizakugira umukobwa mwiza cyangwa umuhungu mwiza, ikagushyiraho cya gikundiro cyayo, hakaboneka umuntu gusa akakugirira zampuhwe, nta naho yenda munaziranye. Akaba ari umunyamahanga se, akaba se yenda ari umunyarwanda mwene wacu, cyangwa nawe yenda utari n'umunyarwanda, ariko ukisanga igikundiro cy'Imana cya kubera ko yagambiriye kwihesha icyubahiro muri wowe, kugira ngo indi mfubyi iri hirya ejo bundi zavuge ngo burya koko Imana ni se w'imfubyi koko, ku buryo ejo nuhagarara uhagaranye nawe wese wari mu bibazo nk'ibyo uzamubera inkomezi, bizamufashe gusobanukirwa ngo burya bwose iyo agiriye neza naka nangira bishobora kugira ikingirira. Burya bwose wize kubera burya bwose ibi byose byo nabonaga nzi ko uri umwana ufite ababyeyi, nabonaga uri mu VIP umeze neza, burya bwose nuko byagenze. So ndagukomeza avuga ngo Imana yo mu ijuru igufungure ku maso, wowe mwana udafite ababyeyi cyangwa ababuze babona, igufungure ku maso y'umwuka, ushobore gusobanukirwa ko Imana ari se w'imfubyi. Numara kubisobanukirwa gusa,
izagushyiraho iyo feva yayo, izagushyiraho icyo gikundiro cyayo. Wikanga ibintu byose gusa byikora utazi ukuntu byagenze. Nshobora kubivuga ntiwumve ibyo ari byo, ariko jyewe ndi umuhamya wabyo. Nubwo jyewe icyo gihe ntari imfubyi, ariko nabibonye. Naho mbere y'imfubyi narabibonye. Ngufitiye ubuhamya bugukomeza bukubwira ngo Imana ni byose muri byose kuyiringiye. Iyo uyifite muri wowe ukumva uyikomeyeho, ukumva nta wundi yirutisha ndetse nta n'uwinganya nayo, nta kabuza yihesha icyubahiro kuri wowe. Yihesha icyubahiro kugira ngo ari wowe ubwawe uzaba umuhamya, ndetse n'uzabihamiriza azaba abona ko nawe ubwawe living testimony, uri ubuhamya bufatika bugaragaza ko ari Imana ishobora byose, ko ari Imana se w'imfubyi, ko ari yo yonyine ifite byose, ngo ubundi ngo ni byose muri byose burya. Rero ibyo bintu uzabisobanukirwa neza ari uko wabanje kuyakira muri wowe, ari uko wabanje kwemeza umutima wawe ukatuza akanwa kawe ko Yesu umwemeye ko kubera umwami n'umukiza ubuzima bwawe buzahinduka. Rero nakubwira ngo jyewe ubwanjye ndi umuhamya. Ibyo nagiye ncamo naba ntarabimfubyi, naho nabereye imfubyi, ni ibintu byari bikakaye cyane. Njya nibuka nkiri umwana muto, ngira ngo natangiye kurera barumuna banjye mfite nk'imyaka 13. Icyo gihe cyari igihe gikomeye cyane, cyari igihe gikomeye cyane kuri twebwe, aho kubona icyo urya cyari ikintu gikomeye, aho kubona icyo unywa ari ikintu gikomeye. Ariko kubera ya Mana nizeye, nababwiye yuko yenda mwebwe mwaba ari bwo bwa mbere mugiye kumbona, ariko nababwiye abandi ko namwe muyimenyereho. Nakijijwe mfite imyaka 10. Mpera ubwo kugera uyu munsi nta kiratuma nsubira inyuma ngo numve nakwihakana Imana, ngo numve ko hari aho yantetereje, ese hari aho yandisappointize cyangwa yampemukiye, uvuge ngo Mana ngo kubera ubuhemu bwawe ngo nkuvuyeho. No, kugera uyu munsi imyaka mubona mfite ndacyayinambyeho kandi nanjye ndacyambereye byose muri byose. Icyo gihe rero cy'imyaka guhera ku myaka 13 ndibuka ko aribwo natangiye kureba barumuna banjye. Mbareresha iki? Ntacyo. Ariko kubera Imana ikagica inzira nkazibona ziracitse, nanjye ubwanjye ntazi ukuntu ziciye. Bana babaho. Uyu munsi turi abantu bakuru bahamya ubwiza bw'Imana. Ntabwo ari data wacu watugiriye neza, ntabwo ari mama wacu watugiriye neza. Ndabahamiriza ngo ni ubuntu bw'Imana bwatubayeho, ni igikundiro cyayo cyatubayeho. Njye nibuka hari ababyeyi ntajya nibagirwa bo murasabira umugisha, bagiye batubera umugisha, reka mbabwire. Nk'ubu njya mbabazwa nuko abenshi muri bo bitabye Imana, ntabivuga bahari. Nka muzehe Muzamiru ngo yumve uyu munsi muvuga ineza yatugiriye, ntashobora kuzapfa nibagiwe. Ariko iby'amahirwe mama Mera aracyahari, ndetse n'abana babo barahari. Ineza batugiriye muri ibyo bihe nta na rimwe zigera nyibagirwa. Nta nubwo nzayitesha agaciro. Rero ntabwo ari uko twari twenyine tubabaye muri icyo gihe dukeneye ubufasha, ahubwo ni igikundiro cy'Imana cyatujeho, kubera ko ivuga ko niyo se w'imfubyi. Icyo gikundiro kitubaho, twasaga nkaho turi imfubyi ariko dufite ababyeyi. Ariyo mpamvu njye mbaganiriza shize amanga ngo waba ari wowe umufite ariko mutabana kubera impamvu, ese yarakwihakanye, ese byarabaye ngombwa yenda kubera imirimo ntimwe mukibano, utanamuzi se cyangwa wowe umuzi cyangwa wowe wamufushije. Iyo igikundiro cy'Imana cyakujeho, umuntu uwo ari we wese akubera umugisha mu nzira imwe cyangwa iyindi. Rero reka mbabwire, ikibuze muri twe ni ukumenya Imana, tukayakira muri twe, tukayisobanukirwa ko ari byose muri byose, kuba yiringira. Wamaze kugira icyo muri wowe, nta kabuza izagucira inzira aho utatekerezaga. Ari amashuri uzayiga, ari ubuzima bwiza uzabugira, ari amahoro uzayagira iyo wari waraburiye mu babyeyi cyangwa utigeze ubonera mu babyeyi bawe. Ndakubwiza ukuri ngo ufite Imana uba ufite byose muri byose. Ikindi cyo nababwira, Imana kubera ko ifite ikugira inama, ikakugira inama. Ndibuka ko nigeze kubwira abantu ko ku myaka 13 nibwo bwa mbere nakoze business. Nkora business yo gucuruza ibisheke.
ndibuka ntabwo nibuka neza umuntu wampaye amashiringi yari mu gihugu cy'amashiringi, ntabwo ari amafaranga, ngura ibisheke 4 ku mafaranga ku mashiringi 200, kimwe kigura 50, nkaza nkakigurisha 150. Cya gisheke bya bisheke 4 bikavaho 600 tujye natanze 200. Yani nkagenda nkayashyira mu kantu ya nyungu nkasubizayo ya 200. Ayo mafaranga nagiye kumena ako kantu harimo amashiringi menshi cyane, menshi kandi mu gihe gito cyane, kubera igikundiro cy'Imana, kubera ineza yayo. Ku munsi nacuruzaga ibisheke bigeze muri nka 6 cyangwa 8. Murumva iyo nyungu kwingana. Niho nagiye ubu ngubu aho nkuriye nibwo nagiye mbisobanukirwa ngo burya Imana koko ni byose kuba yiringira. Yashyiragaho iyo favor ikazana abantu bakabigura, ya nyungu ikagwira. Cya gihe cyo kukamena rero yabariza school fees cyo gihe se yari nkanga, yari nk'ibiceri yenda 400 cyangwa ibiceri 500, ugasanga ka kantu bya biceri birimo. Niba ari isukari ugasanga ka kantu bya biceri birimo. Nashatse kubabwira rero ngo iyo ufite Imana muri wowe ica inzira nyinshi, ubuzima bwawe bukoroha kandi bukaryoha. Imana ibaho umugisha. Mama Ganza, urakoze cyane kuri message nziza uhaye imfubyi. Ntago ndi butindane cyane, ni ikibazo kimwe ndi buze kwibaza. Rimwe na rimwe wenda ndashima Imana ko uri umurokore unakijijwe, hari imfubyi zidukurikiye muri uyu mwanya, ariko hari ukuntu rimwe na rimwe abarokore aza kukubwira amagambo yo kugukomeza, birumvikana, yihumure birumvikana, ariko buriya kubwira umuntu ngo ihangana ashonje kandi we wariye ntabwo ari ikintu cyoroshye. Mwe nabo twagiye twakira, ukabona afite umutima w'impuhwe no gufasha, ariko nyine bikarangirira ku ijambo avuze, ariko ku gikorwa bikanga. Umunsi hari imfubyi zidukurikiye muri uyu mwanya ziri kutwumva, ahubwo izo mfubyi iravuga ati nk'umuntu uri kumbwira amagambo ameze gutya disi, kumura muri kamera yambaye neza, avuye muri salo nziza, asa neza. So buri umuntu uri mu kigeragezo kumubwira ngo ihangane biroroha urabivuga cyane, ko uvuga uti na ubuzima nanyuzemo nabuciyemo, so ndi kubibwira abandi kugira ngo bakomere. Ndimo ndabanoshira kwibanga nakoresheje kugira ngo mbashe kuba wondi uyu munsi ndi umudamu ufite inshingano zikomeye kandi ngomba kubahiriza z'urugo, ariko ndinde navuye he. Wababwira bikabakomeza, ariko isi ya none ugasanga itandukanye n'isi ya kera n'ukuntu abantu bashakishaga. Nabavuga isi tugezemo uyu munsi umva irashaka ibifatika kuruta ibyo abantu bakubwira. So rero aba bantu badukurikiye cyangwa se n'izi mfubyi zitwumva, cyangwa se nabo bafite izo mfubyi harimo ubwo buzima, avuga ati ariko se kuki mutubwira aya magambo atarimo ibikorwa? None nkavuga ngo nk'ababifite muri mwe umuhate wo kubikora niyo passion mukaba muyifite, ese hari n'uburyo mwumva muteganya bwo kuvuga ngo habonetse uwo dufasha, nubwo nta mufasha ngenyine, ariko hari uburyo twumva twashyiraho bwo kuzahuza za mfubyi twabashije kumenya, kuko izo tutamenye ntabwo ari ikibazo cyacu, ariko izo twamenye se basi hari ukuntu dushobora kuzarema itsinda nk'abadamu nk'abagabo se nk'abatujoyininga se, tukavuga tuti byibuze abo bantu tubafashe, kuko kubwira umuntu ngo ihangana ashonje nta n'akarindazi k'ijana umuguriye ni ikibazo. Ariko byibuze niba umugura umwenda wo kwambara rimwe azavuga ati byibuze disi Mama Ganza ari amagambo yavuze narayumvije kubera ko yananguriye udukweto. Akoze cyane me. Mu by'ukuri cyo ni ikibazo cyiza, wa mugani nk'uko bivuga, nta ku muntu mubwira ngo ihangane ashonje kandi yenda we koko wariye, ntabwo ari ibintu byoroshye. Ariko hano ndagira ngo mbabwire ngo ijambo rishobora kukuviramo ishuri, ijambo rishobora kuviramo umwenda, ijambo rishobora kuviramo icyo warya, ijambo rishobora kukuviramo ubuzima buhindutse. Ijambo n'ubundi dukurikije nayo biri kubivuga, ntabwo yaremwe n'ibifatika, ntabwo isi yaremwe n'ibifatika, ahubwo yaremwe n'ijambo. Ijambo rero ni ikintu cya mbere cyo dukwiye guha agaciro, kuko rya jambo nabwiye ko rishobora kuremera minerivare, ijambo rikaba ryakuremera inzu, ijambo rikaba ryakuremera umubyeyi atari wa wundi wagukuye mu nda, ariko
akaza akakubera umubyeyi ndetse yenda uruta wa wundi wakubyaye mu nda. Rero ikintu cya mbere buriya shimira n'Imana yashyizeho izi channel ni ukuba dushobora kuba ya magambo yo tuvuga hashobora kuba hakuviramo igifatika cyutagapfuye kubona utagize uyu muyoboro ushobora kukugezaho iryo jambo. Ntabwo rero mukwiye kubyanga, ntimukwiye kubyanga, ahubwo mukwiye kuvuga uti Imana ishimwe yaduhaye uyu muyoboro ku buryo ijambo jye nakuyeho ryangiriye umumaro. Ntabwo tuyobewe abantu bajya bakurikira ibiganiro nk'ibi, ejo akazakubwira ati uzi yuko cyangiriye umumaro, uzi yuko wanyigishije kwizera koko bikaza kuba impamo, nkaza kubona neza neza nka cya kindi cyo watubwiraga. Rero ntabwo mwakwanga ijambo. Ijambo ni ikintu cyiza, ni ijambo niryo ryaremye isi, rirema ijuru, rirarema ibyiza byose byo turesha amaso tukanezerwa, ni ijambo. N'ubundi n'iri rero ryo mvuga ni ijambo. Ariko nanone nkavuga ngo ntabwo twavuga ijambo amagambo gusa cyangwa ijambo gusa, ahubwo ndagira ngo mbamenyeshe ko si nabwo bwa mbere tugiye kubitangira. Ni ibintu dusanzwe dukora, tugafasha imfubyi, tugafasha abapfakazi mu buryo bwo dushoboye. Ari mu nsengero dusengeramo hirya no hino, ari aho twagiye mu bitaramo icyo gihe bigishoboka, ari aho twajyaga tukoze ibiterane icyo gihe bigishoboka. Ariko n'uyu munsi ntabwo twavuga ngo kuva ibyo bihe byararangiye ubwo birabaye. Oya, n'iki gihe nacyo, muri iki gihe cya covid cyo turimo kitoroshye, ntabwo twavuga ngo tuzabura uko tubigenza. Dufite n'ubundi iyo gahunda, tuzagera igihe tumanukane n'uyu n'ubundi azaba umuhamya uwo munsi wo kubihamya. Nabwo icyo kiganiro kizacishwaho kugira ngo bamenye yuko ibyo tuvuga no kubikora tubikora. Rero ni ukuri ndagira ngo nkubwire wowe ushobora kuba uri imfubyi, uri mu rugo rw'abandi, dutambutse kuri icyo gito cyo yavugaga, byo bizasohora, tuzayibonesha amaso ko n'ubundi bisanzwe bikorwa. Ariko nkawe mfubyi ushobora cyangwa mwana wabuze umubyeyi, ushobora kuba mu rugo rw'abandi, ushobora kuba uri mu rugo rw'abandi ukawubayeho nabi, ukaba yenda yagutwaye ngo agiye kukwigisha, agasoza usa naho umubereye umukozi nawe utari bwishyurwe, ukabaho nabi gusa. Ndagira ngo ukomeze nkubwire ngo utandukanye na wa wundi yego hanze udafite icyarya n'icyanywa, yenda we hari ushobora kuyibona n'ubwo yibona ucunagujwe cyangwa mu masaha atariyo, muratandukanye. Ariko nanone ndagira ngo nkubwire ngo wowe uri hanze ubona icyo ngicyo kikugoye, n'uriye uri mu nzu ukibona gicunagujweho cyangwa yenda ntanakibone nawe nubwo ari mu nzu, mwese ndagira ngo mbabwire ngo ni nk'ityazo ryo muriho, ni training muriho. Namaze kubona ko ntabwo abana babayeho neza cyane ari bo baza ngo bagire future nziza cyane cyangwa bagire ejo habo hazaza heza cyane. Oya, Uwiteka iyo yakugeneye ikintu, inzira iyo ari yo yose yo cyacamo kikugeraho. Rero ndagira ngo ukomeze mubwire ngo aho huri hari impamvu Uwiteka hakurindiye, hari impamvu Imana yemeye kuhaba, hari impamvu erega icyo Imana itemeye burya ntabwo cyakubaho. Mwibuke ubwo ndavuga nenda n'abashobora kuba bakijijwe se bazi Bibiliya, bazi stories zo muri Bibiliya. Umugabo witwa Yobu, iyo Imana itemera yuko Satani agira icyo amukoraho, ntacyo aba yarakoze. Ariko Imana aho yabyemereye nibwo hagize icyo Satani akora kuri Yobu. Nawe rero hari impamvu uri aho Imana yemeye kuhaba, nuko hari ubwenge bwigamije kuzahakura buzagufasha kubaka urugo rwawe neza ejo hazaza. Yaba uri umuhungu, waba uri umukobwa, reka kwitotombera aho uri, ahubwo sa n'urenza amaso icyo cyiciro cyurimo, uvuga ute se Mana, uriya mama ibyo yavuze nibyo koko, ejo hazaza hanjye hazakorwa n'ubu buzima bwo ndimo, niho bizakomoka. Ubirenza amaso bizaguha imbaraga zo kuzabaho neza kandi unezerewe nubwo bwose utari umunezero. Imana iguhe umugisha. Okay, akoze cyane. Imana iguhe umugisha. Reka dukomeze kugira n'icyizere ko uzakomeza no gushaka n'abandi batumirwa kugira ngo tumenye n'ibindi byinshi nabo bafite Imana ibahaye. Reka rero tubashimire mwese abadukurikira kenshi muri Biganiro by'Umuryango. Topic y'uyu munsi yari message ihumuriza imfubyi kandi zibwira ko
zitari zonyine cyangwa se batari bonyine, kuko ni abantu. Kandi ijambo rikomeye ni uko Yesu uwo dushyize imbere ari wese w'imfubyi ntazabareka. Ngewe nari Emi, nari kumwe na Mama Ganza, turamusaba wenda mbere yuko dutandukana banze dusabire umugisha. Ni byiza ko tumwakira kugira ngo atange iyi message mu bihe yaciyemo nawe ubwe, aribyo asangiza abandi n'uburyo yagiye abicamo. Tuzagira n'igihe tuzagaruka ku matopiki cyane cyane ya business n'uburyo byakorwa. Reka tumusabe rero dusabire umugisha, kereka niba hari akantu gato yumva yaduha mbere yuko adusengera, hanyuma dusengere tugane ku musozo. Urakoze cyane. Ndashima Imana cyane ko rero yaduhaye umwanya mwiza wo kuganira namwe, kandi mbasabira umugisha. Imana ibahe umugisha kandi bakomeze ibashoboze kugira ngo muzagere kuri destiny yanyu, cyangwa muzagera aho Imana yabateguriye, mwumva nyine ko ariyo yabikoze, atari mwebwe, atari imbaraga zanyu. Namaze kubona ko ibikora kugira ngo iheshe icyubahiro. Hahandi ho uvuga uti genda ndumva kabisa nta kirenze iki cyo nakora, ni ukugira ngo Imana ubwayo yiheshe icyubahiro. Rero Imana idushoboze kugira ngo tuzakore ibyo twumva twifuza kuzakora, kugira ngo natwe tugire itafari ryo dushyiramo cyangwa ryo dutereka hejuru y'irindi ry'abandi nabo bamaze gutereka. Imana ibahe umugisha rero, ntabwo ndi batindire, reka ahubwo dushima Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, tuguhaye icyubahiro kubw'ineza yawe n'ubuntu bwawe. Turagushimye kuri Imana yacu, turagushimye ko udukunda, turagushimye ko utwitaho, turagushimye ko uturinda. Tuguhaye icyubahiro muri byose, izina ryawe rishyirwe hejuru. Ushimwe nyaguhora ku ngoma rero kubw'uyu munsi watugeneye. Ushimirwe amatwi wateganije ko azumva iki kiganiro, ushimirwe amaso wateganije ko azareba iki kiganiro, ushimirwe wa wundi wateganije ko ariwe kizagirira umumaro, kugiye gushyira inzira hitari kugira ngo kimugereho kandi kimugirire umumaro. Wa Mana uri Imana idukunda, ariyo mpamvu ushyiraho inzira aho zitari, umuntu akaba yahura n'ikimugirira umumaro hahandi hatatekerezaga yuko ashobora guhura nacyo. Uri Imana itajya inanirwa, uri Imana itajya yibeshya, uri Imana itajya ibura uko ibigenza. Uyu mwana umusange ahari hose,